ibyiza by'u Rwanda reka nsingize urwabyaye Rwanda rwiza Rwanda rw'imisozi u Rwanda rwacu rw'ibiyaga n'ibirunga ibiriza boroma nimwumve ibyiza by'u Rwanda. Ngabi muraho makuza we minsi myinshi yewe ko yariciye mora mukomere dukomerane yaribaye myinshi rero ngira ngo kubera ko twari duhuze kubera ko twari mu gihembwe cy'umurimo yego ihinga ryaratangiye ikirere cyaratugororokeye noneho duhaye imvura ku buryo buhagije guhuga hari ntabwo ntawavuga ko ari ukwigiza nkanavuze ko hariho uruhuge bitewe n'uko umurimo ntitwawushishikariza abandi ngo hanyuma twebwe tugende duhorane urutebwe duhorane ubugwari dukunda akaringiti usanga umuntu yiryamiye avuga ati akavura k'urujojo kari ku ibati ndi kwegura umutwe hakazamuka amaguru hari umuntu ukunda kubivuga ibyo ngibyo ati njya nshaka kwegura umutwe hakazamuka amaguru ntabwo ari cyo turi gutoza abantu kuko niba twarabwiye abantu tuti mwe kurera imiserebanya ngo abantu be kujya bagira imiserebanya hanyuma twe tukaba imiserebanya mu gihe nk'iki cyiza ikirere cyatubereye gihire twaba dukosa yego ibyo nibyo rero inshuti bavandimwe turagarutse yego turagarutse ni muri wa mujyo n'ubundi turakomeje muri cya cyerekezo twatangiye nanone Ngabire katubonereho kubasuhuza yego nk'uko wabivuze hirya no hino mu gihugu ikirere ntabwo cyatubereye kibi yego uko biri nta byera ngo de ariko uko biri iyo bigereranije n'ibihe byahise ubona iki gihe cyaratubereye cyiza kandi ubona ko imyaka itandukanye izera buriya n'inzara itewe no kugusha imvura nyinshi ntabwo iba mbi cyane nk'inzara itewe n'amapfa y'izuba n'uruzuba rwinshi cyane kuko nibura ubwatsi buramera wajya gukama inka unyeranyereza ariko ukayikama ariko iyo bibaye impeshyi y'akandare ku buryo bisaba ko amatungo agisha inka zigandara inka bagira ngo yatemba bayibaga bagasanga mu gatondora harimo umukungugu bagasanga bushati ntigikora ikijya gihe ni kibi cyane ni ikiburagasani ubu rero nubwo haba hariho gashogoro ariko biribazwa gashogoro burya umuntu urubingo se ko ruba ruriho insina zifite amakoma umuntu ko yanashyira ibitika hariya akarya imboga imbwija zihari ni ukuvuga ngo izo mboga naho zaba nyinshi byo kuba abantu batazifitiye ubukozo uburisho bwazo ariko umuntu yasabikiranya akaramuka cyane rero bavandimwe turabashuhuje nyine impande zitandukanye z'igihugu cyacu ndetse n'abari mu Rwanda rw'iyo hari imvugo nziza nkunda Ngabire ati Rwanda rw'iyo muraho no mu Rwanda no mu Rwanda muri make abari no mu Rwanda rw'iyo aho bashinze u Rwanda aho bari cyane ko baba babihamije iyo bakurikirana ibijyanye n'umurage n'umuco wacu baba babishimangiye kuba umuntu ari mu Rwanda rw'iyo ariko akazirikana iby'i Rwanda biba bikwereka ko rumugendamo rumurimo rwagukiye iyo ari yego buriya kera iyo abantu bavugaga u Rwanda umutima w'abanyarwanda bagiraga uburyo u Rwanda barushyira mu ngeri ebyiri hakabura u Rwanda tubona bakarwita u Rwanda tugendamo
urwo Rwanda ni rwo rw'uru dufite rufite imipaka, urwo ni rwo Rwanda tugendamo. Ariko iyo bageraga mu Rwanda rw'iyo nk'abo wahereyeho, ko nanjye ndaza gufata umwanya nsuhuza wo mu Rwanda umwe, bibukaga ko hari abagiye hanze, ariko naho bakahita mu Rwanda kugira ngo urukumbuzi rutabaziga uruti. Urumva? Bakagerayo n'indi ngeri ya kabiri y'u Rwanda bitaga u Rwanda rutugendamo, ku buryo umuntu aho ageze hose aba asa naho ari u Rwanda rwageze aho hantu cyane. No mu bintu abantu baharaniraga buriya Makuza, umuntu wese wavukiye i Rwanda yishimiraga kuba uw'i Rwanda. Kuba uw'i Rwanda bitandukanye no kuba umunyarwanda. Wenda abantu akatugacishemo, tuzabigarukaho wenda igihe kigeze tuvuga. Ariko kuba uw'i Rwanda kugira ngo ayo matsiko twe kuyabarekeramo, ni ukuba umuntu mwiza, ni ukuba umuntu w'ingirakamaro cyane. Nicyo bivuga kuba uw'i Rwanda, kuko ushobora guturuka ahandi bitewe n'impamvu yawe ukaza ukagira ubwenegihugu bw'u Rwanda, icyo gihe uba uri umunyarwanda. Ariko iyo tuvuze umuntu w'i Rwanda, iyo tuvuze ikintu cy'i Rwanda, umuntu ufite indangagaciro y'u Rwanda nyine, y'u Rwanda. Yego, umuntu aba ari uw'i Rwanda, aba ari imfura cyane. Hanyuma we wasuhuzaga abantu bo mu Rwanda rw'iyo. Nkundira nanjye nsuhuza bo mu Rwanda umwe cyane. Ndasuhuza abantu mu ntara zose z'igihugu, mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, iburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Aba bantu bose abakurikira ikiganiro Nkurangira Iwacu, rwose ndabasuhuje mbaguye mu nda. Murakagire amashyo ndetse n'amashongore. Reka rero Ngabire, ubwo tumaze kuramukanya kandi tubifurije guhirwa muri byose, reka duterure tubabwira insanganyamatsiko y'uyu munsi. Yego, dutangiye igihembwe cya kabiri. Yego, babwire ko n'insanganyamatsiko y'igihembwe muri rusange cya kabiri. Yego, nk'uko babizi igihembwe cya mbere twaragishoje ubushize. Abacikanywe, hari umuntu ushobora kuba dukurikiye ubu ngubu yakurikirana akareba nyine ku kiganiro twaganiriye mu gihembwe gishize ku murimo. Yego, ubu ngubu rero tugeze mu gihembwe cya kabiri, nk'uko abo twatangiranye twabibabwiye ko tuzagira ibihembwe 6. Iki gihembwe rero insanganyamatsiko ni ubuzima ku mbehe gakondo. Ubwo tugeze ku mbehe, ubwo tugiye kubabwira imbehe gakondo. Ese abanyarwanda baryaga iki? Makuza, ibi bintu bitondetse neza. Ibintu bitondetse neza ku buryo nyine mu Kinyarwanda baravuga bati agahimbaza umusyi kaba mu ngasire. Kuvuga ngo iyo bavuze ingasire biganisha ku rusyo cyane. Abantu basyaga ingasire nyine, urumva? Yego, ni igikoresho gitegura ibigiye kujya ku mbehe. Uvuga ngo abanyarwanda rero iyo bavugaga umusyi, byarebaga wa muntu wese ukora umurimo. Muri make ikinezeza umusyi, umukozi, tubisemuye mu Kinyarwanda cy'ubu, ukinezezanya gukora umurimo ni ukurya ibikomotse ku miruho ye, mu mbaraga ze. Rero nibyo bavuga muri uwo mugani, bavuga bati agahimbaza umusyi kaba mu ngasire. Ubu tugiye kukaba mu ngasire cyane, tuvuye ku murimo. Yego, ubunebwe twarabwamaganye, nta nubwo tuzarorera n'ibindi twarabivuze. Tuvuga umurimo, tuvuga imuzi, tugaragaza uburyo umurimo gakondo nyine wakunganira n'indi mirimo itandukanye twungutse, ariko tukagira ishema nyine, tukagira imbaraga, tukagira ubukungu. Ubwo rero tugeze nyuma y'umurimo, icyo umurimo umara. Nk'uko bivuze Ngabire ko bitondetse neza, abadukurikira bafite uburenganzira bwo kuzajya bashyira comments hasi, bakatugira inama, bakanatubaza, bakanatunnyega, bitera intege, bitera umwete. Niyo hari ibigoramye umuntu arabimenya cyane. Iyo bagiye bakihorera
cyangwa n'ugize ibyo abona bitagenda ntabivuge. Urumva dushobora kugira ngo bitondetse neza, ariko akavuze ati mwagakurikijeho iki, ariko icyo ngicyo ubutaha twakizirikana. Ariko dukurikije guhangwa aho twagize nyine twumvaga ari uko byakurikirana. Rero tudatinze Ngabire, hari ikintu gikomeye iyo ugitekereje wumva biguteye ishavu. Iyo umuntu ubajije umuntu uti abanyarwanda ubundi imbehe nyarwanda cyangwa indyo nyarwanda yari iyihe, ugasanga ntayo. Ugasanga umuntu wenda araterateranya kimwe bibiri, ariko ukabona ntibizwi. Iyo ugiye nko mu maresitora atandukanye hirya hano bakakubwira bati iriya ni iya Ethiopia, iriya ni Mexican, yego, biriya ni iy'Abagande, biriya ni iby'Abanigeria. Kwicara ukavuga uti ese twebwe ibyacu ni ibihe? Iwacu nta ndyo ihari, ntitwaryaga. Ukabona harimo icyuho gikomeye. Ukibaza uti ibi bintu byatugendekeye bite ku buryo n'indyo yacu izimira, ku buryo tuzimirira muri ibyo by'abandi, ariko ugasanga iyacu ntigaragara, isa nkaho tutaryaga. Hambere tutagira ntego. Hambere hari umwana w'umukobwa dukorana mu kazi dukora ka buri munsi duhaha. Yego. Twari mu majyaruguru hariya, tugakunda kujya mu buriro kugura ibyo kurya. Noneho narambura ikiganza kitegereza ibyo mpitamo. Aravuga ati ariko uzi ko bya bintu bishimikiriye, ati ndabibonye nuzaza kunsura icyo nzategura. Ni ukuvuga ngo ibi bintu abantu batega amatwi ikiganiro bakwiye kumenya impamvu twahisemo kubaha ikiganiro kijyanye n'imbehe gakondo, ndetse mu minsi iri imbere tuzanabaha n'inyandiko ivuga cyane, kugira ngo n'utabonye umwanya wo gukurikira ikiganiro ku nzigashusho anabe yanabona n'aho abisoma bimufashe cyane, ko mu kiganiro aba ari inshamake. Niyo mpamvu twabiherekeresheje inyandiko mu kiganiro cy'ubutaha biduhiriye ikaba yarasohotse. Tuzamurika icyo gitabo kugira ngo uzajya bikenera no kubirora atagombereye kureba ikiganiro nzigashusho abe yakisomera. Impamvu nyirizina rero twari twarayivuze mu biganiro byatambutse byerekeye umurimo, ariko nta kimwaro kiri mu kubisubiramo. Abantu bavuga ko amagambo burya aryoha asubiwemo. Ni ukuvuga ngo ntabwo tunejejwe na busa no kuba dutira byose kugeza no ku byo kurya. Ikindi ariko iyo twitegereje aho tugishobora kubona yaba amafoto yaba amashusho runaka y'abakurambere bacu, bitwereka ko ubuzima bwari bubarimo. Kandi iyo abanyarwanda baca umugani ngo impagarike y'amagara imanuka mu muhogo, abandi bati amagara aramirwa ntamerwa. Ni ukuvuga ngo iyo ubarebye abakurambere bacu ikirere cyabo bari barebare, bafite n'imbaraga. Ntabwo abakurambere bacu bigeze bashakira ibizigira mu guterura ibyuma, bateruraga imbehe. Umukurambere wacu kugira ngo agire ibizigira, agire igituza, agire umugongo ukomeye utsibaze, yateruraga imbehe, ntabwo yateruraga icyuma. Ariko imbehe ntabwo yayiteruraga nk'igikoresho, yateruraga ibiriho. Abakurambere bacu ubarebye uko bareshyaga kugira ngo bareshye kuriya, bagire imbaraga zingana kuriya, babeho kuriya, barambe kuriya, zabaga ari ingaruka z'icyo bamize. Nyunganira nawe ndimo nibaza mu minsi ishize, hashize igihe nyine nge imirimo nkora ya buri munsi tuba turimo kugerageza gukora imishinga itandukanye yatuma nyine turwanya imirire mibi, turwanya ubukene n'iki. Ariko ukibaza uti byatugendekeye bite kuba abanyamahanga baraje tubasumba tubaruta? Wenda abakurikira aya mashusho ndaza gusaba ushinzwe kudufatira amashusho
aze gushyiraho ishusho, amwe mu mashusho murebe abakoloni ba mbere b'Abadage. Dore umuyobozi wacu ndumva ari ubwo yari Musinga se ashwi, yari Rwabugiri ashwi. urabara hari ishusho ya ni Rudahigwa igihe yajyaga mu Bubiligi nicyo uvuga? oya, yari hano, bari bagiye gusimbuka urukiramende. Ni mu gihe cy'Abadage. mu gihe cy'Abadage. Yego. Ariko n'Ababiligi amashusho ye menshi turaza kuyashyiraho muyarebe, nako muraza kuyakurikira. Twarabarutaga, ukibaza uti ni gute twavuye mu kubaruta tukagera mu kugwingira tukageraho ubu bo baje bagwingiye, kandi bivuge gutyo, cyangwa ubuzima babayeho budahwitse, batwambura ibyacu, dusigarana ibyabo. Yego. Baba abantu bashyitse, yego, twe turagwingira. Niko baratuvunjiye ariko turahendwa. Ubu hari umuntu utekereza akavuga ati se ubwo abantu ibintu bavuga se ubwo baryaga iki? Nawe ubyibaze, kuko nanjye mbere ntarumva ibi bintu Ngabire, ntangiye kubitekereza nibwo kuko nibajije, wareba amashusho yose make twashoboye kubona, ukabona abakurambere bacu n'ubu ngubu n'aba batahutse vuba, iyo wabarebaga ukabona igihagararo, ukabona imbaraga babaga bafite, uhita ubona ko hari ikintu twatakaje gikomeye, tukigaruye cyangwa tugishimikiriye cyatugabanyiriza ku ngorane turimo turwana nazo uyu munsi. Abantu muri iki gihe, muri ako kanya dufashe ko kuvuga impamvu y'ikiganiro, bumve ko nta kindi tugambirira, tugamije kuzahura intekerezo z'Abanyarwanda, kugira ngo ibyo abantu bariho ubu babyita ubusirimu. Iyo umuntu akubonye urya ikijumba cyokeje cyangwa gitetse, akubwira ko ubusirimu ari ukurya amakaroni. Amakaroni simvuga ko ari bibi kuyarya, ariko amakaroni uyagereranyije n'ikijumba, wakubaza uti aya makaroni amaze igihe kingana iki mu bubiko? Ese ubundi ibiyarimo bikomotse ku cyo yakozwemo, ese aracyafite umwimerere w'ibyo yavuyemo, niba yaravuye mu ngano se cyangwa n'uwo muceri? Ayo makaroni koko yanyuze muri izo nzira zose, aracyarimo akantu k'ingano k'umuceri? wa wundi akakubwira ko kurya amakaroni ari ubusirimu ugereranije no kurya ikijumba. Urareba? Yabona urya hari umuntu tuziranye wiriya ni mu Buganza, yari umugore, noneho baza kumubwira ko ubwo yabuze amashereka byaba byiza agiye anywa ubushera. Akavuga ati ibintu ko bibamo umwanda, ko mba mbona utuntu tureremba, ariko utwo tureremba habwo nawe agira ibyo ateka tukareremba, kuko umuntu urya inyama kuri ubu arya ibintu byinshi bireremba, za puwavuro zirareremba, za seleri zirareremba. Kureremba ubwabyo ku biryo si ikinegu, iyo ibireremba aho biribwa. Hari ikibazo kirimo? Nta kibazo. Ndamubwira nishaka ikindi usebye ubushera, naho kureremba mu hingero z'ibyo bireremba. Yumva nawe agira ibireremba byinshi. Rero ni ukuvuga ngo turifuza ko abantu batekereza kuri buri kintu, ariko cyane cyane bagana kuri gakondo yacu. Hanyuma ikindi kiyongera kuri ibyo, turabizi ko hari benshi muri twe tutagize n'amahirwe yo kubimenya, akaba ari cyo gituma twumva nta byari bihari, wenda tukabikerensa. Kutabimenya ubwabyo birimo ingorane y'uko birimo biraducika. Yego. Cyangwa bimwe byaducitse. Byaraducitse ariko ntarirarenga, dushobora kubigarura. Kandi ntabwo rega buri gihe nk'uko tubibabwira, ntabwo twanga ibitwunganira. Ibyo ntawe byanga, ariko hari burya nk'ubu nk'amahanga aduhindutse,
akaduhagarikira byose. Ibyacu bidafite umuzi, bidahagaze, tutabizi, tutazi no kubikoresha, nibwo twabona ko twihenze. Nga nguhe urugero rushimangira ibyo uvuga. Yego. Nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'Ubugande Yoweri Kaguta Museveni, muri ya minsi yashize ubwo Uburusiya bwari butangiye kurwana na Ukraine, babikoresheje nk'intwaro, babyitaga weaponizing foods. Bagafata ibiribwa bakabihindura intwaro, ingano zanga kuza, birabura babarya ibimigati, urumva, ku buryo nka perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi we yaravuze ati muramenye ntimuzamure igiciro cy'umugati, mugumisheho igiciro cyariho, ahubwo mugabanye uko umugati ungana. Mukora umugati mutoya, mugumisheho igiciro cyariho, muramenye rwose. Nubwo n'ubwenge bwa al-Sisi. Ariko nyakubahwa Museveni yaravuze ati kwa nini hamuwezi kula muhogo? Urumva? Kuki mutarya umwumbati? Aravuga ati kuki muri mushimikira umugati mu gitondo niba ubyutse ukanywa icyo gikoma cyangwa ukanywa icyayi wakirishije umwumbati? Ahita ashakisha igisubizo cyihuse. Ariko ibyo yavugaga kubibwira umuntu ubu ngubu wumva kurya umwumbati arimo ikinego ntabwo abyumva neza. Ibyo nibyo tugira ngo abantu nibura bagende bava basubiza agatima impembero, be kwiyanga. Erega kwanga ibyacu ni ukwiyanga. Noneho ugafatira kwa kundi twavuze ubushize, umuntu akiruka kwisha, yitambiraga inyuzeho avuga ati yasha ngombe ifite ibara ryiza. Rero ndumva twatera intambwe abantu igihembwe nuko tugitangiye, ngiki cyo tugamije, ngiki cyo tugiye kuganira. Ariko uko twabibabwiye, twegeranyije inyandiko ku buryo n'uwashaka gutangira resitora ziteka gakondo itigana iz'ahandi, yego, yabona ahantu yajya kubishaka, hanyuma akabyifashisha. Erega ngabire kugira nako karanga, kugira mu ndimi z'amahanga babyita cuisine. Urumva, kugira icyawe, kugira kizwi, bakavuga bati umunyarwanda w'umwimerere ataratira, atavangiwe, dore uko abaho, dore ibyarya, ku buryo n'uwashaka kubaho gakondo abimenye. Nabyo ni ikintu gikomeye ku ishusho yabo turi bo, kuko mu kwigira, mu ntambara yo kwigira duharanira nk'abanyarwanda, ibi biri muri uwo mujyo. Ni ukuvuga ko iyo ufite icyawe gisobanutse, cyumvikana, cyagutunga, umuntu arakubaha, kuko kwigira biba bishoboka. Abantu bumve ko iyi ni impinduramatwara y'umuco turimo. Ntabwo ntihatana yimeze nka birya bya Mahatma Kamarashandi Gandhi, niwe wavugaga iby'impinduramatwara y'umuco. Aravuga ati impinduramatwara nziza iganisha ku majyambere ni impinduramatwara y'umuco. Hariho n'abayobozi bariho babizamo mu bihugu bya Afurika bamwe na bamwe. Nakunze Kapitene Ibrahim Traoré, ni umwe mu bayobozi ubundi urabizi sinkunze gufana, ariko ubu mfite nanjye abantu mfana mwigeze. Ari muri iyo mpinduramatwara. Bamwe bavuga ko ari Sankara wagize ibyo twita incarnation akamuzukiramo. Ibyo simbitindaho. Natwe na hano byaratangiye, twatanze ingero z'ibyo u Rwanda rwagiye rukora muri izo mpinduramatwara. Natwe dushyizeho umusanzu wacu. Wari uvuze uti reka tujye mbere. Reka tujye mbere. Abanyarwanda baryaga iki? Nk'uko abantu babizi, twagiraga uburisho. Imbehe y'u Rwanda yabaga ifite uburisho n'ubukoso. Yego. Ibyinshi abantu barabizi, ariko hari ibyagiye byivangamo bakagira ngo ni iby'i Rwanda bitari iby'i Rwanda. Ariko mu burisho twagiraga nyine ibijumba. Ibijumba byarahoze, ubushe twagira ibikoro,
twavuze amajyambere y'uko ibijumba byahindutse tukagira amateke twagiye tubivugaho, tukagira impombo n'ubu mu majyepfo ziracyahaboneka mu karere ka Nyamagabe, za Kigeme, za Gasarenda, aho zari za Musebeya, kugaruka za Kaduha, no mu masoko yaho iyo ugiyeyo impombo ushobora kuzibona n'ubu. nk'uko twababwiye ni igihembwe tuzabiganira, tuzagira ubwo tuvuga tuti byategurwaga biti. Yego. Si umuntu iyo yateguraga indyo yuzuye nk'umunyarwanda yabaga iteye ite. Indyo, reka wenda kuri ako kantu nkavuga tutarakibagirwa, ni ukuvuga ngo indyo y'u Rwanda yari igenwe mu buryo ihora yuzuye. Kuko wabivuze neza mbere, uravuga uti imbehe y'u Rwanda yagiraga ibice bibiri, hakagira icyitwa uburisho, hakagira n'ubukozo. Uyu munsi nibwo bigisha abantu kurya imboga, ukabona bamwe ntibanabyumva, bakajya bagira ngo bararya ariko batarya. Twebwe abanyarwanda twahoranye imbehe iriho indyo yuzuye cyane. Ni ukuvuga ko uko tuvuze uburisho n'ubukozo, nayo ndimo ntondeka ubwo wenda kudufasha abantu bumve ubwo bukozo bwabaga bumeze bute. Ariko mu burisho hari icyo ntakavuze kijyanye n'umutsima, ariko tukagira umutsima w'amasaka, tukagira n'umutsima w'uburo. Yego. Ibyo ni bimwe, ari abantu baraza kumva ko hari bimwe ubu ngubu wenda byitwa nk'uburisho, ariko abanyarwanda batabonaga nk'uburisho, babibonaga nk'imboga, nk'ubukozo. Turaza kubigarukaho, ariko akenshi ni ibyo byagarukaga ku burisho. Yego, nk'inyama burya zifatwa nk'imberabyombi. Akenshi kugira ngo zihinduke ubukozo bw'imitsima zagombaga kugira amasupu. Ngaho tubwire ku bukozo. Reka mbivuge. Ni ukuvuga ngo imbehe y'u Rwanda uretse kuba yagiraho umutsima, uwo mutsima washoboraga kurisha ibishyimbo. Yego. Ibishyimbo mbese washobora kuwukoza ibishyimbo, hanyuma bikitwa umubaga. Izina ry'iyo mbehe yitwa umubaga. Ugafata umutsima ukawubega, ntabwo ubu ngubu ubega umutsima. Yego. Urawubega, hanyuma ukawutamirana n'ibishyimbo. Yego. Ibishyimbo byashoboraga kuba inkarago, birunze se cyangwa bitarunze. Yego. Hanyuma abanyarwanda baryaga imikundi. Yego. Akenshi ngira ngo abazasoma igitabo cyacu ubwo kizaba gisohoka ejo bundi, imikunde ni ubukozo bw'urukundo, kubera ko abantu banayihamuragamo impigi y'urukundo. Ubona ko adakunzwe akaba yajya yambara umukunde kugira ngo rubanda nibamubona noneho bamubonane ubwiza. Imikunde ni icyo kurya cyacu. Ntabwo mvuga ngo cyari icyo kurya kuko turi guharanira ko tubigira n'ubu. Ubu hari n'ababyumva bakumva ni bishya, kuko hari byinshi muri ibi byazimiye cyangwa byabaye nk'ibitakaje agaciro, ariko bigenda bigaruka gake. Abantu baransetse muri ya gahunda yacu yo kubitubura, aho tubituburira hariya mu murima, batese murahinga ibyo tuti ntacyo, ariko bazagenda babyumva. Hanyuma mu mboga zinyuranye twagiraga isogo, twagiraga isogi. Yego. Twagira dodo, abantu bamwe babijyaho impaka, ariko dodo nazo ni Inyarwanda, n'inyabutongo ubwazo, n'imbwija. Yego. Wahoze unazivuga uvuga uti imvura yaguye ari nyinshi kandi ihita izimeza. Abantu imyungu, ibihaza byaribwaga mu ngeri zinyuranye. Ni ukuvuga ngo amababi yabyo aribwa nk'imboga, akitwa ibisusa. Indabyo zabyo iyo hariho nyinshi zirasoromwa zikitwa ubututu, zikaribwa nk'imboga. Wenda nkunganiye aho ngaho, nk'ubu ngubu abantu bajya gushaka imboga bagashoberwa, kuko bazi ubwoko nka bumwe cyangwa bubiri. Ariko iyo wumvise urwo rutonde, wavuze isogo, ariko hari mubyara wazo witwaga isogi, bigenda kuvugika kimwe. Isogi niyo nkuru, kuko no mu migenzo yacu gakondo ni nkuru cyane. Yego. Hakaza umushogoro, n'ubu abantu bazi. Hakaza ibisusa. Ibisusa ari byo bibabi nyine by'imyungu, by'ibihaza. Yego. Hakaza ibitoki. Abanyarwanda ibitoki babifataga nk'imboga. Hari uburyo bajyaga babiteka bigasa n'uburisho. Iyo ibitoki bigeretswe cyane cyane iby'intuntu,
kuko abantu benshi ntibazi ko intuntu ziribwa, biriya bita bikashi, yego, bazi ko zitaribwa, ariko iyo bigeretse ntabwo bigira amakakama, bigeretse ku bishyimbo, yego, yego, ndetse bigira kamere y'amateke yacu gakondo, biba bikomeye kimwe ku buryo ahanini bisaba kurya umuntu asomera. Gusomera nitugera hasi ku byo gusomera turaza kubivuga ukwabyo. Wari uvuze ku bitoki, twagiraga hariya hirya mu burisho twigeze kuvugamo amateke. Ibibabi by'amateke abanyarwanda babirya nk'imboga. Bankundire tubivuge nko mu ndagihe, abanyarwanda barya ibibabi by'amateke nk'imboga, bikitwa ibitika cyangwa bikitwa ikora. Abanyarwanda ibintu ubushize twari twavuze mu kiganiro ko ndongera mbivuge, byabafashaga nk'intoryi za kera byitwa intagarasoryo. Wakumva atazizi n'ubu yampamagara aho mba narazihateye, akaza akazirora, yaba ashaka no kuziryaho namwereka uko bazirya nta kibazo. Noneho bya bishyimbo navuze rero Maku, byaribwaga mu buryo mu ngeri zinyuranye. Amababi yabyo wabivuze yaribwaga nk'imboga, araribwa n'ubu, bikitwa umushogoro. Ariko ibishyimbo byumye bigahunikwa, biratekwa, akaba ari nabyo bigerekwaho ubundi burisho bwose twavuze, kwaba ari ukugerekaho icyo kijumba, kwaba ari ukugerekaho icyo gikoro, kwaba ari ukugerekaho iteke. Ntabwo ari ibyo gusa, abanyarwanda bashoboraga guhindura indyo babigirishije gutonora ibishyimbo bisanzwe byumye babyinitse mu mazi, barangiza bakabiteka bikitwa igihembe. Igihembe kikaryoha cyane, kikaryoha. Iyo ukirishije umutsima rero wumva rwose ari ibyo kurya bitagira uko bivugika, biraryoha bihebuje. Hakaba inkori, bamwe mu badukurikiye inkori barazizi, ariko wampaye akanya inkori tukaba turetse kuzigeraho. Ibishyimbo ndacyabivuga, hari abantu bazi ko gutonora ibishyimbo bitarera neza ari iby'ubu ngubu, ariko abazasoma igitabo kijyanye n'ibirari by'insigamugani harimo inkuru y'uko abana bagiye kwiba ibitonore hari ku ngoma ya Gahindiro k'ejo bundi Kamibambwe Sentabyo, biba ibitonore baza kubura inkwi zo kubitekesha kuko imvura yari yaguye. Urumva, hanyuma umwami ubwe abonye ukuntu abana bagaragaye biba ibitonore, aravuga ati igihugu cyanjye hari kirimo inzara. Ubu kurikiyeho hategeka ko bamuhingishiriza imirima minini y'ibishyimbo, kandi bakajya bayitonorera abana kugira ngo bo kuzongera kwifuza ibitonore biba ahandi. Uburyo bwo gutonora ibishyimbo buri muri gakondo yacu. Ibishyimbo biribwa ari imiteja. Ushatse wakomerezaho inkori, hanyuma nanjye ndaza kukunganira numva byinshi. Nari ngiye kuvuga, urumva twavuze ibishyimbo, tuvuga uburyo byaribwaga mu buryo butandukanye. Tuvuga ibihaza, tuvuga uburyo igihaza cyatangaga byinshi cyane, indabo, ibibabi. Tuvuga inkori, nazo ni nk'ubwoko bundi bw'ibishyimbo ariko abanyarwanda babwitaga inkori. Ikintu gikomeye hano Ngabire, abadukurikiye bakeneye kumva, abanyarwanda ibyo twaryaga bifite ukuntu byasimburanwaga, ku buryo buri gihe byashoboraga kuboneka. Nk'imikunde iyo ntabwo yerera amezi make ngo bibe birarangiye bisabe gutera indi, iyo irashibuka igakomeza. No ku nkori niko bimera Makuru. Inkori nazo zigira amoko, zigira ayera igihe gito, ikagira yerera igihe kirekire. Mbese iyo urebye ukuntu byabaga bitondetse, byabaga bifite ukuntu bihetura umwaka, ugasanga muri buri gihe habaga hari ibyo abanyarwanda barimo barya, kandi bifite intungamubiri nyinshi zibafasha kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ari niyo mpamvu ushaka kuvuga nko ku bihumyo, ni ukuvuga ko hari ibyo babaga bahinze, hakaba n'ibyimezaga, ariko bikaba biri ku mbehe yabo, bakaba bazi igihe bizazira kandi bakabizirikana, bikaza byunganira imbehe yabo, ku buryo nyine imbehe ihora yuzuye. Ese uzi uko bashobora kumaza icyumweru igihumyo? Urabizi Mako? Bagishyira mu kimuga. Bagishyira mu kimuga abantu bamwe, kuko nyine iyo twagiraga amoko menshi cyane, bigera ku 6 ndumva ariyo twashyize muri kiriya gitabo. Ashobora no kuba arenga, ibyo nibyo twashoboye kubimenya, ariko ukabona bifite amoko atandukanye kandi byarazaga mu bihe bitandukanye.
icyo nashaka gushimangira hano ni uko usangaga ubukozo bwacu n'uburisho bwacu bifite ukuntu byahererekanyaga mu bihe, ntitugire igihe ko kubona abantu babuze epfo na ruguru, babuze indyo yuzuye, kuko wasangaga bifite ukuntu byuzuzanya, bifite ukuntu bihererekanya, kimwe cyaba kitariho ikindi kikaba kiriho, kimwe cyaba kitariho ikindi kikaba kiriho, ikindi cyaba wenda kitakwera muri icyo gihe ikindi kikaba cyeze. Rero ibihaza twabivuze, ibitoki twabivuze, ndumva amashaza ntabwo amashaza, yego wavuga ku mashaza. ni ukuvuga ngo amashaza, ngira ngo muri icyo gitabo twavugaga ko amashaza bamwe bashobora kutayita gakondo, ariko ni gakondo. ngira ngo igitekerezo cyacu twavugaga ko ari gakondo kuko aho Rwabugiri yakuye n'ubundi habaga abarenge. Yego, ni hakurya, ni mu Butembo niho yavanye. Amashaza rero ni gakondo kuko abarenge ni gakondo y'u Rwanda, kuko urumva ni na kererega, niyo atayakura mu barenge ni kera. Ni ukuvuga ko aho yakuwe yose yaraje yinjira ku mbehe gakondo, kandi aragagara, arashyigikirwa. Amashaza rero yaje kongera ubukozo bw'iwacu, atangira aribwa nk'urunyogwe cyangwa akaribwa yumye, kandi ingeri yose yaribwamo aba ari ingirakamaro cyane. Yego, ndumva ku mashaza ari icyo nabivugaho. Hanyuma ibihaza tugira ibirebire n'ibigufi burya makuru, tukagira n'ibindi bimeze nk'ibyo kuri ubu bita kurujete, ariko twebwe abazajya mu nshe wenda nko muri za Kayumbu ka Kamonyi hakurya hariya, mu murenge wa Kayumbu, mu masoko yaho, mu Manyana, mu Murara, mu Karambo, bo barabicuruza cyane, babwita ubuhobera. Ziba ari nyiraneneri z'umweru, hakaba na nyiraneneri rero z'icyatsi kibisi gitsibazi. Twagiraga nyiraneneri z'ingeri ebyiri, ibyo bikaba ibihaza, ubundi bwoko bw'uduhaza dutoya. Mu gitabo cyacu tubyita sakungu, twabyise sakungu. Hanyuma tuvuye kuri ibyo, inyama twavuze ko ari imberabyombi. Yego, Abanyarwanda, reka wenda tuse katukivugeho ntacyo ari ngiye kuvuga uburyo Abanyarwanda baryaga inyama. Kuri ubu duhanganye n'amasanzuramuco menshi yinjira mu muco wacu. Kwinjira mu muco wacu nta kindi kiyazana, nuko harakingutse cyane, kuko nta byacu dufite bitsindagiye. Kwinjirayo biroroha. Uyu usibye no gutsindagira, ni abantu abenshi ntibazi n'ibyacu n'ibitari ibyabo. Yego, kandi nibyo byaduhagurukije. Ngira ngo ubushize ubwo bagaragaraga hari abariye imbwa, Rutanga rw'amaboko niwe wavuze ati abantu hato batangiye kujya barya za Nyarubwana. Arabinegura, ariko bisanganywe ikinego. Abanyarwanda bakwiye kwimenyera ko nta Abanyarwanda baryaga inyama z'inyamaswa zirisha n'izirya ibindi bintu bitari inyama. Ntabwo Abanyarwanda baryaga inyamaswa nazo zirya inyama. Uhereye kera kose cyaraziraga, nta nyamaswa twaryaga irya inyama. Ndetse hari n'izindi twaziririzaga zisangira n'abantu. Yego, imbeba ntabwo Abanyarwanda baziryaga, kubera ko kandi bavugaga ko ari uko zisangira natwe, bakazifata nanone nk'ibyo mu rugo. Abanyarwanda bazirihuko, ariko Abanyarwanda baryaga inyama z'inka, baryaga inyama z'ihene, inkoko, bitewe ahanini n'umwanya wo kuragura intama yafataga bakayita amamana. Ntabwo ingeri zose z'Abanyarwanda biyumvaga mu kurya intama, kubera yuko nyine yagiraga iyo ndagu yitwa amamana, bakumva baba bariye Imana, ikaribwa na bamwe rero, ariko yararibwaga kuko nta muziro wundi yari ifite. Abanyarwanda bagiraga izindi nyama baryaga z'imihigo, twakivuzeho tuvuga ko iki gihe ntabwo ari igihe cyo guhiga, cyane ko inyamaswa zacitse ahantu abantu bakeneye aho batura hanini, bituma zisigarana ahantu hato, zirarindwa. Ariko icyo gihe inyamaswa hari nyinshi zaribwaga, tutari butindeho cyane. Hari tuzabona umwanya wo kuganirira Abanyarwanda ibyerekeye kirazira. Yego, kuki ikintu iki n'iki kizira, tuzabigarukaho. Ariko twari tukivuga ku nyama nyine
zagiraga amoko menshi. amatungo ubwo hari amatungo nyine urumva, hari inka, hari ihene nk'uko bivuze, hari inkoko, hari ndetse hari n'inyoni, inyoni ziguruka, hari izaribwaga n'izitaribwaga. yego wenda katuvugemo nkeya, ni ukuvuga ngo abanyarwanda uretse inkoko yo mu rugo baryaga, abanyarwanda baryaga inkoko y'amazi, ibyo bita inkoko y'amazi, baryaga inkware, abanyarwanda baryaga inuma, abanyarwanda baryaga inkanga, ibyo twita ibigagari. ariko abanyarwanda ntabwo baryaga ibikona, kuko nk'igikona cyo iyo wari kucyica, hari nk'umuryango munini wa bamwe mu banyarwanda witwa Ababanda bari kuguhagurukira, ko ni ikirangabwoko cyabo. urumva wari kurya sakabaka, abasinga bari kuguhagurukira. hari inyamaswa ntoya nyine zitaribwa nk'inyamanza, Abagesera cyari ikirango cyabo. ariko hari n'inyoni zimwe na zimwe naryo zaryaga inyama nk'isakabaka. ntabwo nabwo bari kuzirya n'ubundi niyo zitaza kugira uwo muziro. rero tuvuye ku nyama y'uburyo izo turazisobanuye, inyama ko zitaburaga nyine, zabaga ziri ku mbehe. ariko abantu bashobora kwibaza bati se nta kintu abanyarwanda banywaga? reka twe tutaragera aho ngaho. ni ukuvuga ngo indyo abantu bafite ubu yitwa yuzuye ibaho imbuto. abantu bagahaha imyembe, abantu bagahaha amacunga, bagahaha indimu, bagahaha avoka, amapera n'ibindi. abanyarwanda ibyo ntibabigiraga. ariko ibyo babihaha bagira, uragira ngo ni bangahe ngabe ushize ku ijanisha muri miliyoni 13 dufite n'ibihumbi 200 birenga, uragira ngo abashoboye kugura imbuto kuri buri mbehe, uragira ngo ni benshi. ariko hari icyiza cyari mu muco wacu. imbuto twagiraga, abanyarwanda ntabwo bazaruraga ku mbehe, baziriraga mu gasozi aho zereye. ibyo bigahesha buri wese kuba yashobora kurya ku mbuto. wenda turarondora ubwoko bw'imbuto ziribwa gakondo, kugira ngo n'ahari ibyo biti bigihari, abantu bamenye ko ari ibiti by'imbuto, babisigasire nk'uko basigasira avoka. niyo mpamvu tutagiraga abana bagwingira. bagwingira batese, abana babaga barimo barya izo mbuto aho ziri hose ku gasozi, babaga barimo barya ibintu bitandukanye bifite intungamubiri, bigatuma umwana atagira ikibazo. wenda icyo twavuga ni uko aho kugira ngo dutere ibindi bidafite izo mbuto, ibyo biti bigarutse tukabitera hirya no hino, izo mbuto zagaruka kandi zabaga zitsibaze. niwe ukunda gukoresha iryo jambo, ugasanga tuvuge hari zimwe na zimwe ukibona nk'ubu ngubu, iyo urebye umuntu yararimo avuga, ndumva urubuto rugiye. reka njye mvuga urutonde, hari igihe uri buze kurubona. gaperi. yego gaperi, harimo abyita intunutu. umuntu yararimo atubwira ati gaperi imwe iyo urebye vitamine C igira, ishobora kuruta n'amaronji 3-8, kandi ari kariya kangana kuriya. ifite concentration iri ku rwego rwo hejuru, cyangwa ubwo butsibage nyine. kandi yera mu buryo butagoranye. ku wa kangahe? ku wa 6 naraziteye, noneho abantu baza kunshukamiriza, ndababwira nti nizera nzabereka. ndashaka ko abantu bose bahangaha, naziteraga mu murenge wa Ngeruka, ndababwira nti nzabaha imbuto mwese, kugira ngo izi ngizi abana binaha bajye bazirya. ariko si gaperi gusa twagiraga amasasa. amasasa ni imbuto nziza, unazirebye mu maso gusa ni imbuto nziza zacu gakondo. hari izo bari bugende babona. yego twavuga ko ari buyishyireho uriya muhungu uri gufata amashusho. hanyuma twagiraga amanazi. amanazi ni urubuto ururebye ruhiye ni rwiza cyane. twagiraga imisagwe.
iminyonza, twagiraga iminyonza, inkeri, twagiraga imisagara, twagiraga izo nkeri, imikoma, twagiraga imikoma. Makuza wenda abantu bazabisoma bagire ngo ni ugukabya mu gitabo. Jewe umukoma abantu bazi ibyitwa sharamariya, abandi bakabyita cuir de bœuf, ubu byaranze n'aha bisigaye bipfa, ariko ukuntu ihumura uyigereranije n'umukoma. Kuvuga ngo umukoma bawushyize ahangaha uhishije, ntabwo mwakenera ubundi bubani bwose mutwika ngo hakunde hahumure. Nta mubavu wundi waruta umukoma mu guhumura, kandi ibyo bikajyana n'uburyohe cyane. Ngabo mu Bugesera iyo nakuriye bayitaga Rugazamayira. Igira imbuto abanyaziya bo bazishora no hanze y'ibihugu byabo, ariko twebwe byahindutse ibintu byo mu gasozi. Wenda ngabire kugira ngo ikiganiro cyacu kitaza gufata umwanya munini cyane kandi dufite ibindi, numva twaza gucukiriza ku mbuto, hanyuma ibijyanye no kunywa kugira ngo tutabihushura bijye mu kiganiro cya kabiri noneho, kuko bizaryohera abantu kuko babyumva kenshi. Umuntu yaba agiye nko gusaba, ubwo ndavuga nk'ibihiye, nk'ibinyobwa bihiye, tuzabwira ibihiye n'ibidahiye, bakumva abantu baravuga amagambo aryoheye kuvuga, ariko bakavuga bati nk'ubwo umutsama ni iki, nk'ubwo inkangaza ni iki, ukumva umuntu bimuteye amatsiko kandi ari iby'iwabo. Rero numva amata nayo tuyatindaho, oya tugomba kubitindaho, yigiramo rwose uburyo ifite ingeri zinyuranye, kuko ni nayo mpamvu naze ko ibyo kunywa tubivuga kugira ngo tuzabyinjiremo, kuko burya bimwe na bimwe mu biribwa hari ibigihari nyine iyo byitwa ibya giturage, ariko hari ibigihari babona. Ariko nitugera mu byo kunywa dukeneye kubivuga nabyo kugira ngo tutabyima umwanya, hanyuma imbehe yacu izuzure mu kiganiro gitaha. Ariko icyo nashaka kuvuga ni uko wenda ngewe icyo nasorezaho ni ukuvuga ko nk'ibi tuvuze byose abantu babyumvise bakabona akamaro kabyo, tukabitera hirya no hino, bishobora kugaruka bikadufasha gukemura ibibazo by'ingutu by'abana bacu barimo bagwingira by'ibintu. Kuko iyo umuntu acungira ku kantu kamwe, ako ka dodo wenda iyo yazibuze nyine arashoberwa. Gusa ndi gukunda uburyo dodo iri kuboneka hose, ariko tekereza urutonde rw'imboga zose tuvuze zigarutse ku isahani, hari n'urya doda kumva ntayishoboye, ariko yarya isobwa kumva imuguye neza. Abifitemo impano yo gukora amaresitora, buriro nkakaza nko mu mujyi agashaka uburyo amenya neza guteka umushogoro, n'abantu bake bashobora kurya izindi mboga baramutse bariye ku mushogoro utetse neza. Wenda kansoze nshimira hamwe na hamwe, hari ahantu nagiye Ngabire, wenda tuzabivuga, tukanywa ka cyayi k'umwenya twumva ni keza. Ngewe nanahamamaza, ariko ntuzi ko tutajya duca amafaranga abantu kubamamariza. Kameriya mu mujyi, yahariya mu mujyi, arya nyubako yitwa Chic. Haba icyayi cy'umuravumba, haba icyayi cy'umwenya. Narakinyoye nibaza impamvu ahantu hose umuravumba kuwutera ni ugushinga igiti, burya niko batera umuravumba, nta mvune birimo, ntugora. Uzakenera imbuto yumva yarabuze imbuto y'umwenya azandebe. Ariko abantu banywa icyayi nk'icyo, uzajyayo wese muri Kameriya yo muri Chic hariya mu mujyi azumva ko ibyo namubwiye ari impamo. Yego. Hanyuma wavugaga usanga kwanzura ducutse. Yego. Cumbikira aha kuko umwanya w'iki gihe wabaye muto, turengeje iki gihe umuntu bishobora kumugora gukomeza, ariko icyo twababwira ni uko turi kumwe, kandi iby'iwacu erega Ngabire ntabwo byari binagoranye cyane. Nureba n'ibi byose turimo kuvuga ntabwo bigoye ihinga, ntibigoye kwitaho, ntibigoye nyine n'iby'iwacu nyine. Rero numva nakomeza gushimira abadukurikiye, abashya bakora subscribe kugira ngo ibindi biganiro bibagereho ku gihe, uko bisohotse bikajya bihita bikabageraho. Turakomezanyije rero iki gihembwe cyose
tugiye gusoza Ugushyingo twinjira Ukuboza, nta kindi tuzaganira, tuzaba tuganira imbehe gakondo. Ukuboza kose tuzabaganirira ku mbehe gakondo, ariko nabo badufashe ntibahugire mu kumva ibiganiro gusa, ahubwo batangire kurya ibiryo byacu gakondo cyane, kugira ngo bagire amagara mazima, abarinde abana babo kurwara bya hato na hato no kugwingira kudafite impamvu yindi kandi bafite iwabo heza. Ese ubwo ntitwahinira aho ngaho makuru wakoze. amahoro y'Imana y'u Rwanda cyane, amahoro kuri pe kubw'Abanyarwanda. Yego. Mwibuke aho mwavutse, mwibuke n'uwabyaye umurage yabahaye, muzane kubituri icyeza n'ishyaka ry'amarere twitabire imihigo.